nshinzwe guca akavuyo n'akajagari mu rusengero rw'Uwiteka. Umusheri ufite ntabwo ari uwawe. Uwiteka yanyeretse yuko atari we musheri wawe, atari boyfriend wawe. Kubera iki se mukozi? Kuko niba ujya ngo ndakubeshya, nagira ngo ufite numero ze, urazifite mu mutwe, nagira ngo uzime noneho muhamagare, noneho mpite ndukwereka mbikumvishe yuko ibyo wari waribeshye atari byo. Halo? Ko numva nitabwe n'umukobwa. Halo? Halo? Mwiriwe neza? Nitwa Gashiraba Chesdor. Nkaba ndi umukozi w'Imana. Nkaba nzwi ku kabyiniriro ka Vie. Papa Mutoni. Nagira ngo nkubaze ikintu cy'ingenzi. Ufite sheri? Sheri ndamufite. Muri kumwe? Yego turi kumwe. Ugira abasheri bangahe? Ugira umwe. Yego. Ari nawe muri kumwe? Ari nawe turi kumwe. Atumvise mwe nakubwiraga. None ko umuntu w'Imana. Ukagenda ugasiriba, ukagenda ukigaragara, ukigira mwiza kandi inwawe inshuti zawe witwa ngo niziza ntaga atari zawe. Niyo mpamvu nakubwiraga nturi umugabo muri kumwe. Ubu utekereza ngo nishere wawe. Mu manya imyaka 3 ntabwo ari umugabo wawe. Muraho? Muraho neza? Amakuru yaje? Mumeze neza? Yego. Ngewe ni umukozi w'Imana. Gashiraba Chesdor. Eko ku kabyiniro kanjye ni Vie. Papa Mutoni. Mumeze neza? Yego. Mugiye hehe? Tugiye gusenga. Materaniro. Nge rero mu byo nshinzwe kuruca akavuyo n'akajagari mu itorero ry'Imana. Kuko abantu benshi cyane basigaye baragenda akajagari, inzu y'Imana bayigize iguriro, nta na kimwe bagikora cyiza mu rusengero rw'Imana. Nshinzwe guca akavuyo n'akajagari mu rusengero rw'Imana. Ku bantu cyane basenga. Mumeze neza ariko? Ufite umusheri? Ufite umusheri? Ufite umusheri? Reka nawe ngera. Ntacyo. Ushatse waba wigendeye wowe none nkagira ikintu muganiriza umwe ne data nkanamusengera nkakira agakiza. Igendere nta kibazo. Wewe nawe igihe kizagera no tuvugane nawe ngo muko. Meze neza? Meze neza. Ufite umusheri? Neretswe atari wawe kuko njye mu byo nshinzwe guca akavuyo n'akajagari mu rusengero rw'Uwiteka. Umusheri ufite ntabwo ari uwawe. Kuko neretswe yuko atari umugabo wawe, atari n'umusheri wawe. Ndavugisha ukuri, mumaze igihe kingana iki mukinge mukundana? Tumaze imyaka 3. Imyaka 3? Najya nkubwire rero yuko Uwiteka yanyeretse yuko atari we musheri wawe, atari boyfriend wawe. Kubera iki se mukozi? Kuko niba ujya ngo ndakubeshya, nagira ngo ufite numero ze, urazifite mu mutwe, nagira ngo uzime noneho muhamagare, noneho mpite ndukwereka mbikumvishe yuko ibyo wari waribeshye atari byo. Umwuka wera arimo gukora, arimo aratwereka ibyo tugomba gukora n'ibyo tutagomba gukora, kubera yuko ibyo wibeshya ntago ari byo. Mbwira numero ze noneho mugwamagarire, noneho uhita numva gihamya cyuko atari byo ibyo wibwiye. Ni 07 Izimi. Urakoze cyane. Bamwita ngo cy'umusheri wawe? Kugira ngo umuhamagare mubwire n'amazina ye nyamenye. Bamwita Musa, umva dukundanye igihe kinini rwose. Kandi turakundana. Murakundana? Bitsega. Halo? Ko numva nitabwe n'umukobwa. Halo? Iyi nomero ni yande?
halo Musa amakuru ariko sheri nakuwe muri gutegeka muri telefone yanjye undi ndo ayikuhaye halo mwiriwe neza nitwa Gashirabake Isidore nkaba ndi umukozi w'Imana nkaba nzwi ku kabyiniriro ka Vie Papa Mutoni nagira ngo nkubaze ikintu cy'ingenzi umukobwa ufite sheri ufite sheri muri kumwe yego turi kumwe ugira abasheri bangahe ugira umwe yego ari nawe muri kumwe murakoze cyane rero izo nomero zawe narazifashe nkaba mu byo nshinzwe ari ukukora umurimo w'Imana kurwanya akajagari n'akavuyo ku bantu cyane cyane bishushanya bavuga ko basenga kandi badasenga. Mu by'ukuri ufite abasheri bangahe? yewe ufite umusheri umwe Ni nawe muri kumwe. yego Rero icyo nshinzwe no kurwanya akajagari n'akavuyo mu rusengero rw'Uwiteka. Ibyo bintu birimo urimo ushake kuntu bivamo. Yesu aravuga dore igihe ni iki? Agiye kurobanura urukungu mu masaka. Wabyumvise? Ugerageze rero ugerageze nk'umuntu usenga. Ugira umusheri umwe uwo watekerezaga uba ari wowe ufata ushyire mu mutwe wawe kuko igihe kigiye kubagereraho kandi ugerageze wihane mwihane ibyaha kandi kuva mu byaha nibwo kumenya ubwenge. Ni ukuvuga ngo rero igihe kigiye kugera ibintu byose birangire kuko imperuka iri hafi kugera. Mujye gusenga nk'uko bagomba kujya gusenga. Wabyumvise? ndabyumva mukozi w'Imana. Ubu ngubu rero nagira ngo nkubwire yuko nahise nkwerekwa urimo kumwe n'undi mukobwa kandi nahise nanabibone yuko uwo watekereza cyangwa yagutekerezaga atari we. Ni ukuvuga ngo nkiguhamagara nahise nerekwa yuko umushero ufite ari abubeshya ari nabutabeshya kandi icyo kintu ni ikintu cyeza ku basore b'iki gihe. Muhindukire rero mureke akajuvuyo n'akajagari no kubeshya no gukora ibidakwiye kandi wavugaga yuko uri umuntu usenga. Muri kumwe rero nungo wirinde kubeshya abandi. Murakoze cyane njya gushaka ngusengere ushyira imbere y'Imana kandi ugerageze kuvugisha ukuri no kwicuza ibyaha kubera yuko abugenda ubeshya bose ngiye nabyeretswe yuko atari ukuri. Wabyumvise? ndabyumva. Sawa, wemeye guhinduka? mukozi w'Imana nahinduka. Wemere Yesu n'umukiza wawe. Wakira agakiza. Urakoze cyane. Zagerageza ubwo nzagusura nzagaruka nzaza mu basure noneho tugerageze guhuza kandi tuganire Imana izaduha umugisha. murakoze nawe. Yego. Abyumvise mwe nakubwiraga. None ko umuntu w'Imana ukagenda ugasiriba ukagenda ukigaragara ukigira mwiza kandi inwawe inshuti zawe witwa ngo niziza ntaga atari zawe. Ni mpamvu nakubwiraga nturi mugabo muri kumwe ubu utekereza ngo nishere wawe mu manya imyaka 3 ntabwo ari umugabo wawe. Wabyemeye? Nabyemeye. Urabyakiriye? Nabyakiriye. Imana ni Imana kuri. Ukuvuga ngo rero icyo kintu nigenda njya ngo nkumenyeshe kandi nkumvishe usenga cyane kugira ngo Uwiteka izaguha umugabo wawe w'ukuri muzamana n'igihe nubwo muzamana n'igihe kinini cyane. Usezereho kandi nzajya mpora ngusengera noneho uzabona umusheri w'ukuri ukwiye kandi uzajya ukora ibisabwa byose mu rusengero rw'Uwiteka. Uwiteka Mana ushobora byose fasha uyu mukobwa maze abone umugabo ukwiriye agendere mu kuri kandi agere mu bisabwa
maze igihe nikigera azakwiyereke mu izina rya Yesu amen. Bayi usenge neza.